mbere gato Imana itarakinga insengero n'amasoko yabimpaye 2018 ku itariki 29 imbwira ko igiye gufunga amasoko, irambwira ngo genda uburira abantu, ngiye gufunga n'isengero, genda uburira abantu, nteje ibyago, ndetse yambwiye ibyago 4 hamaze gucaho ibyago 2. Irambwira ngo nteje ibyago 4. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo igiye kubateza abanzi banyu. Irambwira ngo genda ubambwirire ngo bakoze ibizira, icyo nabahamagariye muri iki gihugu si cyo bakoze, ahubwo bononye umurimo wanjye. Genda ubambwirire ngo ndi Imana ihagurutse gukora mu gihugu, kandi si mu gihugu gusa, ubabwire ko n'umunyarwanda uzaba uri hanze azabimenya, ndetse n'ikiremwa muntu kizaba kiriho icyo gihe kizamenya ko hari icyo nkoze mu bantu banjye. Ndagira ngo mbabwire ko Imana yambwiye ko igihe tugiye kwinjiramo nta muhanuzi uzongera guhanura. Nimbwira ko isi yose igiye kugisenga ikoresheje misa, kandi hagiye kujya hayobora umupapa umwe uyari uzayobora izisengero ku isi yose, kandi ari wihaye inkoni yo kugerageza andi matorero yiturirwa umwuka w'Uwiteka. Tutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese. Weho mukunzi wacu ukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5. Dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye, ibyo bijya bibaho mu buzima. Ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burushe kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo. Kuri kamera turi kumwe n'umutumirwa, wenda haribo abamubonye ari bwa mbere, ariko nanone hari benshi bamunyishyuje. Rero reka muhe umwanya atangire yibwira abadukurikiye kugira ngo tuze kwinjirana mu kiganiro mwamaze kumumenya neza. Ndayigufasha nta kibazo zamuriye. Nitwa Nyiranzeyimana Donatira. Ndi umubwiriza butumwa mu gihugu cy'u Rwanda, nca mu masoko, mu magare, mu mahoteli, mu tubari no mu tubyiniro. Hanyuma mfite umugabo, mfite abana 3, hanyuma ntuye Rugende y'Igitaka. Dona tumeze neza. Nta kibazo mu buzima busanzwe, gusa ko nari mfite ikibazo maranye iminsi cy'uburwayi, n'ubu ndanarwaye. Wabashije kumpamagara ndwaye, ariko numva nkwiye kubitaba. Hanyuma ibyo ni ibisanzwe, tugomba kubana nabyo kandi tugakomera. Ndagira ngo twinjire n'ubundi, ariko uturagize Imana. Yego, urakoze kuduha uyu mwanya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbere na mbere Imana, rikavuga ngo ujye wubaha Imana. Hanyuma murakoze kuduha uyu mwanya, reka duce bugufi duhamagare Iyera tuyiragize ibiganiro byacu. Turagushimiye Mana nziza, Imana yacu nkuru, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Yo haleluya. Aya masaha duciye bugufi cyane, ni jyewe wa mugore Donatira ugarutse imbere yawe, ndi kumwe n'uyu mugabo, izina ryawe nirihabwe cyubahiro. Nyemerera aya masaha Uwiteka Imana, kuko atwemereye ko aguha uyu mwanya kugira ngo tubashe kuvugana nawe, kandi uvugire muri twe kugira ngo ubwoko bwawe bwumve. Nyemerera aya masaha tuguhaye umwanya wa mbere, biganiro tugiye kugirana se cyangwa ibiganiro tugiriye kugirira muri uyu mwanya bishyigikirwe nawe. Cyo twirukanye n'imyuka mibi, twamaganye imbaraga za Satani, dutantanyije gukora k'umwanzi. Nyemerera aya magambo se cyangwa ubu butumwa Uwiteka bushorerwe nawe, kandi Uwiteka bugera abo bugomba kugeraho. Matwi atarayo kubwumva ntabwumve, amaso atarayo kubureba ntaburebe, mutima utari uwo kubwakira ntubwakire. Fungura imitima y'abantu bagiye kumva iki kiganiro, kandi Mwami Imana wavuze ko hazakira benshi, wavuze ko hazakizwa benshi, wavuze ko
uciye impande zose kugira ngo wireherezeho ubwoko bwawe kuko bwanangiye imitima n'amatwi yo kukumva. Nyemerera aya masaha rero ibiganiro turi bugirane n'umwanya turi bugirane, Uwiteka Mwami Imana yacu uhagararane natwe, Mwami Imana yacu isaha nk'iyi uhagararane n'uyu mukozi wawe, kandi Mwami Imana uduhe guca bugufi ahubwo izina ryawe rihabwe rishyirwe hejuru. Bana natwe muri byose tubisabye twizeye izina rya Yesu, amen. Hanyuma ndagira ngo wenda tudatinze nguhe umwanya n'ubundi utugezeho icyo Imana yaguhaye kugira ngo kibwire abadukurikiye. Hanyuma nahamagawe 2019 2018 niho nahawe iyi message yo guhereza abantu b'Imana bari muri iki gihugu, abo yahamagaye kugira ngo bayikorere barangiza bakayikorera nabi. Irambwira ati zenguruka mu masoko, uzenguruke mu mahoteli, uce mu magare, aho abandi ubutumwa bwiza bucisha mu nsengero. Imana arambwiye ngo ca muri gare, uce mu masoko, uce mu mahoteli, mu tubari ntukahatinye, ugende umbwirira abantu banjye. Hariya niho hari abantu banjye nkeneye ko bongera bakagaruka bakankorera. Ni ukuvuga ngo rero mfite message guhera 2019 mbere gato Imana itarakinga insengero n'amasoko yabimpaye 2018 ku itariki 29 imbwira ko igiye gufunga amasoko. Irambwira ngo genda uburira abantu, ngiye gufunga n'isengero, genda uburira abantu, nteje ibyago. Ndetse yambwiye ibyago 4, hamaze gucaho ibyago 2. Irambwira ngo nteje ibyago 4, mbicishije Aziya, mbicishije Amerika, mbicishije Afurika, ndetse bisojereje mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ubwo niko natangiye nzenguruka nca mu masoko nari nturutse mu majyepfo. Aho niho navukiye, niho nashakiye, aho ngaho niho nahagurutse mu rugo rwanjye. Irambwira ngo genda mu masoko, nturukaho biti Huye mu mujyi, aho niho nagiye. Irambwira ngo here kuri kaminuza, ntangira mbwiriza, ntangira nzenguruka amajyepfo yose. Hanyuma ikibwiriza Imana yari impaye kubwira abantu bayo, yari imbwiye ngo mbwire abantu bayo b'Abanyarwanda yaremye kandi yahaye iki gihugu. Ndavuga ku bantu bayo yahamagaye, kabahamagaza umwuka wayo w'ubugwaneza, kababwira ngo ni munkorere. Irambwira ngo mbabwire ngo barushijeho gukora nabi cyane kandi barushijeho kugoma. Irambwira ngo genda ubambwirire ngo bakoze ibizira, icyo nabahamagariye muri iki gihugu si cyo bakoze, ahubwo bononye umurimo wanjye. Genda ubambwirire ngo ndi Imana ihagurutse gukora mu gihugu, kandi si mu gihugu gusa, ubabwire ko n'umunyarwanda uzaba uri hanze azabimenya, ndetse n'ikiremwa muntu kizaba kiriho icyo gihe kizamenya ko hari icyo nkoze mu bantu banjye. Irambwira ngo genda ubabwire ngo iki cyari igihe cyo kwezwa kandi abantu bakihana, abanyantege nkeya ubambwirire ko mbacyuye kandi umugeni nawe mwejeje atashye. Ubambwirire ngo abatazabasha kwihanganira uku kugeragezwa mbaye mbahisha ibibaye. Irambwira ngo mbabwire ngo aba bantu b'Imana yahamagaye muri iki gihugu bakoze ibyaha bimeze gutya. Irambwira ngo uzasome Yesaya, niho ibi byaha abantu banjye bari mu gihugu bankoreye, ubambwirire ngo bakoze icyaha cyo guhuguza, ari nacyo gikabije mu bantu banjye bari mu gihugu. Ndavuga abantu b'Imana, ndavuga abantu bahamagawe, ndavuga abantu barobanuwe, ndavuga abantu bahawe imbaraga zo kunesha icyaha. Aba bantu baretse ibyo bahamagariwe bakora ibyonona. Irambwira ngo dore iki gihugu kirimo abantu b'Imana bakoze icyaha kimeze gutya, bakaba aribo bakururiye umuvumo. Imana yarambwiye ngo ibi mbibwira abahanuzi, mbibwira abavuga butumwa cyane, mbibwira abapasitoro cyane kuruta abandi, mbibwire abakuriye amadini n'amatorero kuruta abandi. Impamvu yanyohereje mu isoko ikanyohereza no mu magare nuko yari imbwiye ngo nguhishuriye ko insengero ngiye kuzikinga, kuko ntagikeneye ko insengero basenga bazigize icumbi y'ibibi, ni icumbi y'abasambanyi n'indaya, niho basambanira, niho bakinira ibimina n'intambwe, niho bari gukinira urusimbi. Ndabasohoye kugira ngo babone vuba, uzabasanga mu masoko no mu magare no mu mahoteli. Benshi bagiye kunywa batanywaga, abandi bagiye gukora ibyaha n'ibizira n'ibyo bari baratinye gukora. Abo nibo ngutumyeho kuko ndabatwikuriye kandi mbashyize ku kabarore. Imana yambwiye ko iki gihugu aba bantu b'Imana bakozemo icyaha kimeze gutya, ni icyaha cyo guhuguza. Irambwira ku mutwe w'amagambo muri Yesaya 8,
ibice 5 umurongo wa 8 handitse amagambo avuga gutya ngo bazabona ishyano abagerekeranye ngo kuzindi. Aba ni abakristo, aba ni abaririmbyi, aba ni abapasitoro, aba ni abavuga butumwa, aba ni abakozi bayo bakabije konona. Ngo bazabona ishyano abagerekeranye ngo kuzindi. Ni abantu bafite umugore urenze umwe mu gihugu cy'u Rwanda kandi bitemeraga amategeko y'Imana se cyangwa y'igihugu, atemera ko abantu bagerekeranya abagore ku bandi. Aba ni abaririmbyi, aba ni batwebwe twakoreye Imana. Ngo bazabona ishyano abagerekeranye ngo kuzindi barangiza bakikubakubira imirima. Ni abantu batunze amasambu n'andi y'inyongezo, ni abantu b'Imana Imana yahaye, barangiza ikababwira ati nimugende ndabahaye ariko muzagirire neza cyane cyane abo mu nzu ya so cyangwa se abavandimwe banyu. Barangije bafata ibintu barikubakubira. Imana yarambwiye ngo barikubakubiye ntibabashije gukora uko Imana yababwiye. Ngo barangiza ntihagira ahantu na hato hasigaraho gutura. Niko handitse. Murongo wa 9 haranditse ngo mukatura mwenyine. Murongo wa 8 usoza haranditse ngo mugatura mwenyine. Uwiteka Nyiringabo ku murongo wa 9 yampishuriye acyati, ingo nini nziza izi ni z'abantu b'Imana batuye. Ingo nini nziza zabo nzazigira imisaka, kuko batuye n'ahadaturwa bakatwara n'ibidakwiye gutwarwa kandi barasezeranye n'Imana bavuga ati nukuri nuduha igihugu tuzagukorera, tuzakora ibi nibi, tuzagirira neza cyane cyane abo mu nzu ya data n'abo tuva indimwe n'abaturanyi bacu. Barangije Imana imaze kubagirira neza bafata ibintu byose barikubakubira, ntihagira n'ahasigaraho gutura. Imana iravuze ngo izi ngo zituye gutya z'abantu b'Imana izazigira imisaka he kugira uzibamo. Niko handitse murongo wa 10. Imana yarambwiye ngo mbabwire ko ingo nyinshi z'aba bantu zigiye gusigara zitagira umuntu zibayemo kuko nabo bari gutuza ntibabatuje. Umurongo wa 10 haranditse ngo imirima y'inzabibu 10 izavamo inshuro imwe y'intebo. Bivuze ngo kuko bahinze n'abadakwiye guhinga bakima, n'abakwiye gutura bakima, n'abakwiye kurya, n'abakwiye kwambara, n'abakwiye gukorera muri iyo mirima, bagiye kujya bahinga be kweza. Nibahinga intoki 10 arizo zishushanya inzabibu, basarura inshuro y'agatebo, n'ubundi basonze kuko n'abandi barashonje nabo bari gutuza inzara yarabishe. Ngo kandi bazabiba amasaka ibiro 10, basarure inshuro y'igiseke. N'ubundi bazajya banywa bashonje, banywe ntibahage kuko n'ubundi aheraga byinshi hagiye kwera bike kuko n'ubundi abari kuhahinga ntibahahinga. Aba bantu bahahinze bonyine kandi ari abantu b'Imana. Imana irambwira ngo nzabongerereho aba bantu amagambo ari muri Ezekiyeli ibice 23 murongo wa 28. Murongo wa 28 bice 23. Ibi ni ibihano Imana igiye guhana ikiremwa muntu yabwiye kubahiriza amategeko yayo. Ndabibutsa ko iki gihugu cy'u Rwanda kigendera ku mategeko ari mu itangiriro. Nyuma nimba itegeko ry'igihugu cy'u Rwanda ribasha guhana umuntu watwaye nk'itariye, rigahana umuntu watwaye umugore utaruwe, ariko abantu b'Imana bakaba bakabije gutwara no kuriganya ibintu bitari ibyabo. Imana imanutse guhana aba bantu, imanukiye guhana aba bantu, kandi nihana aba bantu bakururiye n'abandi batari muri uyu muhamagara kaga. Haranditse ibice 23 murongo wa 28 ngo kuko ukari kuwiteka avuga ngo Imana yarambwiye ngo nzahanurire mu ijambo. Irambwira ngo uzahanure wifashishije aya magambo nguhaye, nta tegeko na rimwe rizaguhana. Ikindi nibakubaza ngo wabikuye he, uzababwire ko ari jye nagutumye, kandi mbabwira ko icyo nasezeranyije basekuruza nkabahana banze kunyumvira, ni nako ngarutse guhana iki gisekuru cya none nishyiriyeho kikanga kunyumvira. Ibihano ngiye kugihanisha si ibya none ni ibya kera. Hanyuma haranditse ngo murongo wa 28 ngo kuko ukari kuwiteka umwami w'Iteka avuga ngo dore ngiye kugushyira mu maboko y'abakwanga, mu maboko y'abanzi yaba umutima wawe wikubuyeho,
uyu ni wa muntu Imana yahaye igihugu imuhamagaye ikamurobanura ikamuha amategeko ikamubwira ngo genza utya, yarangiza yagera aharyoshye se cyangwa aho Imana imuhaye heza agatangira kumva yanze umuntu, agatangira kumva yikubiye, aho Imana iravuze ngo igiye kumushyira mu maboko y'abanzi. Muri make aba bantu b'Imana yahamagaye bakabirengaho ibagabije abanzi babo. Niba urya umuturanyi wawe atarya, ukaba wambara atambaye, ukaba unywa atanywa, ukaba ukora adakora, kandi warasezeraniye Imana yuko nimara kuguha igihugu uzayikorera kandi uzafasha bene so, cyane cyane abo muvindimwe cyangwa se abo musangiye inzu ya so, warangiza ukikubira. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo igiye kubateza abanzi banyu. Niba bitakureba ikintu kigutera ubwoba, niba uzi ko wubashye Imana ukaba uzi ko wubahirije ibi bintu, iyi message ntago ikureba, uyitega amatwi nurangiza uyirenza amaso kuko ntago ikureba. Aye bantu bireba n'aba bantu bakoze ibyaha hanavuze muri Yesaya, barundanyije abagore batabikwiye n'itegeko ry'igihugu cy'u Rwanda ritabyemera, barangiza bakarunda amasambu bitemerwa n'itegeko ry'igihugu cy'u Rwanda rivuga ngo turahatoya na mwene sature. Aba bantu Imana ibateje akaga, iravuze ngo ibateje abo umutima wabo wikubuyeho. Waramwanze pe n'umutima urikubura, uravuga ngo sinamuha na hato wo gutura, uravuga ngo sinamuha n'icyo kurya, sinamuramiza n'amata, mutima wawe urikubura. Nyamara igihugu yakiguhaye nayo mata ntayahari. Shuti yanjye ndakwibutsa ko ntaya mata ntayarahari, n'izi nka ubona woroye ntazari zihari. Aho byavuye ni nkuko Dawidi yabaye mu ishyamba Imana ikamukurayo. Hanyuma haranditse umurongo wa 29 ngo kandi bazagukorera iby'urwangano. Ni ijambo ry'Imana ribivuga. Aba bantu bateye umugongo Imana, bagatera n'abantu b'Imana umugongo, bakababuza n'umutekano, kandi bari ubwoko bw'Imana. Iravuze ngo bazabakorera iby'urwangano. Mbese abanzi banyu bazabakorera iby'urwangano, maze bakunyage ibyo waruhiye byose, bagusige iheruheru, wambaye ubusa, kandi ubusambanyi bwawe buzagaragazwa. Byombi ibibi byawe bikabije n'ubusambanyi bwawe bizagaragazwa. Ibyo nibyo uzakorerwa kuko wasambanye n'abapagani. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkwibutse ko Imana igiye gutwikurura ibyarahihishe, ibyo wakoze byose byarahihishe, kandi abanzi bawe batari bagufiteho ububasha mu gihugu, abanzi bawe batari bagufiteho ububasha muri karitsiye, igiye kubaha imbaraga, nabo bakakwigabiza, bakagukorera ibirenze ibyo wabakoreye, bakakunyaga. Wowe wababujije gato, ariko wowe bagiye kukunyaga byose kuko wakoreye no mu bitakureba. Imana irambwira ngo nukuri irirahiriye abahanuzi bari mu gihugu ibakuyeho amaboko. Yarambwiye ngo abahanuzi bari mu gihugu bahanuye igihugu bakibeshya, bavuga itavuze. Irambwira ngo nzababwire ngo imanukiye kubafunga umunwa, ku buryo batazongera guhanura, nta muntu uzongera kuvuga ngo iravuze. Ibi bizabaho igihe n'igice cy'igihe. Yarambwiye ngo abahanuzi n'abavuga butumwa nzabasomere amagambo ari muri Yeremiya ibice 23. Nanjye ndi umuhanuzi, ariko numva ntari muri aka gace k'aba bahanuzi b'ibinyoma bakabije kubeshyera Imana ngo iravuze itavuze, bakazenguruka igihugu, bagasenya ingo, bakagenda bakateranya abavandimwe. Imana icecetse kuvuga igihe n'igice cy'igihe kugira ngo ihane aba bantu. Imana yambwiye ngo mbwira abahanuzi impano z'ubuhanuzi bazigize iz'ubucuruzi. Nahageze. Haranditse umutwe w'amagambo. Aya ni amagambo Imana yambwiye ngo mpereze abahanuzi n'ababwiriza butumwa bayibeshyeye ngo iravuze itavuze, bakayibeshyera ngo niyo batumye itabatumye, iramanutse kuko nibo bakabije kuba benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Umutwe w'amagambo haravuga ngo Yeremiya
ahanurira iby'uwitwa Shama. 30 haravuga ngo nicyo gituma mpagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye. Umuntu wese yaba mugenzi we niko Uwiteka avuga. Wiba mugenzi we niko Uwiteka avuga. Dore mpagurukiye abahanuzi bahimbisha indimi zabo bati yaravuze. Dore mpagurukiye abahanuzi b'iby'inzozi by'ibinyoma niko Uwiteka avuga. Bakabeshya ngo yakuroteye wapfuye, yakuroteye ufungwa se, yakuroteye wurira indege, kandi abeshya atarose. Uwiteka niko avuga. Bakabyamamaza mu gihugu kandi bakayobesha ubwoko bwanjye ibyo binyoma byabo no kwirarira kwabo k'ubusa. Nyamara sinabategetse kandi ntacyo bamariye rwose. Ntacyo bamariye rwose ubu bwoko. Ndababwiza ukuri, nubwo benshi bari kwinuba, Imana ihagurukije umukozi wayo kugira ngo atoteze ubu bwoko, kugira ngo abwambure ijambo. Ariyo mpamvu benshi bari kwinuba bakinuba, ariko Imana yambwiye ko ihagurukije umukozi wayo mu gihugu kugira ngo abwake ijambo kandi afunge iminwa yabwo butongera kuvuga. Niyo mpamvu abahanuzi benshi bagiye kunyuraho iminyururu, abandi bakanyuraho amapingu, abandi bakanyuraho inkoni, abandi bakanyuraho gereza. Nubwo hari ubwoko bwayo buzaba buhanura by'ukuri buzagenda muri aba bahanuzi b'ibinyoma, ariko Imana yambwiye ko mbabwira ko izabarengera bageze ku rurembo rwa gereza se cyangwa bagezemo imbere. Ukomeje haranditse ngo niko Uwiteka avuga. Nuko ubu bwoko cyangwa umuhanuzi, ubwoko n'ubwoko bw'Imana, cyangwa umuhanuzi cyangwa umutambyi. Abatambyi ni abapasiteri. Nibakubaza bati ibyo Uwiteka yahanuye ni ibiki, uzabasubize uti ni buhanuzi iki nzabaca, niko Uwiteka avuga. Nawe umuhanuzi n'umutambyi na rubanda bavuga bati byahanuriwe he n'Uwiteka. Bivuze ngo izahera ku mwana, ihere ku mugore, igeze ku mugabo, idasize n'umwe, kuko bahinyuye iby'Imana ivugira mu gihugu. Uku niko umuntu wese uzabaza mugenzi we, umuntu wese n'uwo bava indimwe ati Uwiteka yagushubije iki? Ati Uwiteka yavuze ati. Hariho akabazo. Ntabwo muzongera kuvuga ibyahanuwe n'Uwiteka ukundi. Amen. Ndagira ngo mbabwire ko Imana yambwiye ko igihe tugiye kwinjiramo nta muhanuzi uzongera guhanura, nta muhanuzi uzongera kuvuga ngo Imana iravuze, kugeza ubwo Imana ikoze icyo igomba gukora mu bantu bayo. Yahamagaye bakayihagararaho, bakayibeshyera. Igiye gufunga ikintu bita ubuhanuzi, kandi irashyiraho itegeko ryayo mu gihugu. Igiye gushyiraho umuntu uyihagarariye mu gihugu,
akora aka kazi ku buryo nta muhanuzi uzongera kuvuga. Imana yarambwiye ngo igikwiye gukorwa n'iki, nuko umuntu wese uri mu gihugu mubwira ko yanduye, kuko nabo yari yararobanuye banduje igihugu, bamaze kucyanduza n'abatarobanuwe bagitambutsemo barandura. Irambwira ngo umuntu wese uri mu gihugu niyezwe kandi yihane. Irambwira ngo umuntu wese uri mu gihugu, kuko nabo yarobanuye bagaragaweho n'ubusambanyi, bagaragarwaho n'ubwicanyi, bagaragarwaho n'ibyaha by'urukozasoni. Irambwira ngo umuntu wese uri mu gihugu yihane, kuko yarambwiye ngo aba banyagihugu yarobanuye bafite icyaha cy'ubwicanyi cyane. Babikorera mu nsengero, babikorera mu butayu, niyo mpamvu Imana ifunze ubutayu, babikorera mu mazi, niyo mpamvu ahasengerwaga mu mazi hatazongera gusengerwa. Kimenyetso yampaye nuko imashyuzi Imana yambwiye ko ihakonjesheje amazi atazongera gushyuha ukundi. Irambwira ngo kandi n'ibyumba ntibizongera gusengerwamo ukundi. Ndabibutsa ko nta cyumba kizongera gusengerwamo. Mbibutse ko Imana yambwiye ngo usibye misa izajya ikorwa ku isi yose, iyi misa yayimpaye 2015, imbwira ko isi yose igiye kugisenga ikoresheje misa, kandi hagiye kujya hayobora umupapa umwe uyari uzayobora izisengero ku isi yose, kandi ari wihaye inkoni yo kugerageza andi matorero yiturirwa umwuka w'Uwiteka. Imbwira ko tuzajya dusoma misa mu gitondo, imwe ikarangira indi kajyamo, hakabaho misa 3. Ubuhanuzi ntibuzongera gukora, gusengera abarwayi ntibuzongera guhabwa umwanya, yewe kwihana no kwatura nta mwanya munini bizongera guhabwa mu nsengero. Imbwira ko ikirangantego itanze cyuko ari misa imwe ku isi hose ari umusaraba 4 iri kuri buri sengero. Hanyuma kandi imbwira ko iri tegeko rizubahirizwa. Ababirwanya musome muri Daniel ibice 12. Hanyuma Daniel abyeretswe, Imana iramubwira ngo genda Daniel uruhuke, ibi ngibi bizaba ku bicyo gihe wowe uzaba warasinziriye, ariko itotezwa ritazubahiriza iri tegeko rizatubaho. Hanyuma abatumva ubuhanuzi neza yarambwiye ngo mbohereze mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 14. Iki gitabo nugisoma urazamuka ugere ku bice 17 ahanditse iyo nyamaswa ihetse maraya, ndetse ifite imitwe 7 ishushanya ibihugu 7 bizishyira hamwe cyangwa udusozi 7 bigatanga imbaraga zabyo bikazihereza uwo mwami umwe ari uzaba ahagaze mu cyuho cy'iyo nyamaswa. Hasi cyane haranditse ngaha niho ubwenge buri. Hanyuma utari busobanukirwa cyane akomeze iki gitabo ibice 17 byahishuwe, nukomeza ukageza kuri 18 urahagera usobanukiwe. Imana yarambwiye ngo ikintu ikoze gikomeye muri aba bantu b'Imana bari mu gihugu, cyane cyane igihugu cy'u Rwanda. Ubundi Imana yambwiye ko ari igihugu cy'isi yose, ariko nyirabayazana akaba abantu Imana yahamagaye muri iki gihugu. Imana irambwira ngo mbabwire ngo iki gihugu aba bantu b'Imana kimeze nka Sodomu na Gomora. Aba bantu b'Imana batuye muri iki gihugu yarobanuye babaye nka Sodomu na Gomora, buzuye icyaha cy'ubwicanyi n'icy'ubusambanyi. Imana irambwira ngo utishe mwene se aramugambanira bakamwica, utamugambaniye amwica iyicarubozo, utamwishyuye iyicarubozo amwica urw'agashinyaguro, utamwishyuye urw'agashinyaguro aramushimuta akaburirwa irengero. Aba ni abantu b'Imana. Irambwira ngo no mu butayu bikorerwamo, no mu nsengero bikorerwamo, ndetse no mu byumba. Imana irambwira ngo mbabwire ngo udasambanye muri aba bantu b'Imana arikinisha, yafashwe n'umwuka mubi wo kwikinisha. Utikinisha muri aba bantu b'Imana yafashwe n'ubutinganyi. Udatingana yafashwe n'umwuka wo guheheta. Udaheheta yafashwe n'umwuka w'ubwibone. Aba bose Imana yarambwiye ngo mbabwire ko muri abasambanyi ba Sodomu na Gomora, mwuzuye icyaha cy'ubusambanyi. Imana irambwira ngo imanukiye gushyira aba bantu ku kabarore, kandi imanukiye guhemba no guhana. Irambwira ngo benshi mwibaza ku bihe n'imisi y'imperuka. Irambwira ngo dore iki nicyo gihe. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo mubigenzurire hejuru mu kirere no hasi mu isi. Irambwira ngo nta kintu na kimwe kizaba kuri iki gihugu itakibabwiye. Ngo ikintu cyayibabaje ni abantu bari kuvuga bagahanura n'umunsi wo kuza kwa Kristo. Irambwira ngo mwahanuye n'amatariki, kandi yarambwira ngo musome muri Luka. Irambwira ngo mbabwire ngo urabiriza mu ruhande rumwe ukagaragarira hose, uko niko Kristo azaza. Umunsi n'itariki imanutse gucecekesha abahanuzi b'ibinyoma, ndetse kandi n'abukuri ntibazongera kuvuga, kereka bazemera kuba ikihebe nk'uko Daniel yameye kuba ikihebe akamanukira mu rwobo rw'intare, Imana ikamurengera ku munota wa nyuma. Abo bazemera kwiheba bakabwiza igihugu kuri, bakabwiza n'abanyarwanda ukuri, Imana irambwira ngo izabarengera bageze mu gihe cy'akaga kandi gikomeye. Imana yarambwiye ngo mbasozereze mbabwira ngo nimwezwe ku kanini na gato, kuko
Uwiteka amanutse aje mu gihugu, kandi irambwira ngo si mu gihugu cy'u Rwanda, akoze umukwa w'isi yose ku bantu yahamagaye bakanga kuyikorera. Hanyuma Imana yarambwiye ngo nimwemera mukihana mugaca bugufi, Imana irambwira ngo izatanga imbabazi, ariko imbabazi izazitanga ku muntu ku giti cye. Hanyuma Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana yarambwiye ngo, Imana irambwira ngo nimwemera mugaca bugufi, ibi byose ntibizatambuka muri iki gihugu, nibyo yateguye ko byahatambuka. Irambwira ngo haciyemo n'ikindi cyorezo kigiye gutuma n'abana banyu bagaruka mu ngo, bakicara mu ngo zanyu. Gihaye konji abarimu, gihaye konji abanyeshuri. Irambwira ngo ariko nimwihana mugaca bugufi, iki cyorezo nta numwe kizahutaza mu gihugu cy'u Rwanda, kandi usibye no gufunga kw'isengero n'amashuri n'ibindi byose bizakorwaho. Hanyuma mwihanganira igicuku, mutegereze igitondo. Abaye Imana yambwiye ko izabarindira no mu busabusa, kandi imbwira ko nzabaha amagambo ari muri Zaburi ya 91. Iyo Zaburi nuyisoma uzasanga ibyago nubwo byatera igihugu, ariko abahagazemo neza izabarinda ibi byago biteye. Ibyago byo kubura mu gihugu ntago bizabura, bizabaho, ariko abayizabarinda. Yarambwiye ngo nzasoze mbasomera Zaburi ya 91. Haranditse ngo ibyorezo na mugigirimbura ndetse abantu inzovu 1000 bazagwa imbere yawe, ariko wowe uzatambuka iyo mirambo. Upfa kuba warakiranutse, upfa kuba waririnze, upfa kuba ibi byose navuze muri Yesaya no muri Ezekiyeli waragerageje kwirinda no muri Yeremiya. Hanyuma ibi byago nibihatambuka, inshinge bazazigutera nta ngaruka, nubwo benshi bafite ubwoba, ariko Imana yarambwiye ngo izarengera umuntu wayo yitakira ku manywa na nijoro. Ndashoje. Turagushimiye Mana nziza, Imana yacu nkuru, Data wa twese uri mu ijuru. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Aya masaha turagushimira, turaguhimbaje kubw'uyu mwanya waduhaye. Uwiteka, tuvuze ibyo twagombaga kuvuga, duhanuye uko wadutegetse guhanura, watubwiye ko uzabana natwe. Nuko dusabiye umugisha aba bantu, uyu muntu watwakiriye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tumusabiye umugisha kandi ubu butumwa bwiza nibugere mu gihugu, buzenguruke Aziya na Amerika, aho umunyarwanda wese ari abashe kukumva kandi abashe kukumvira, kuko wavuze ku bwoko bwawe bgutakira ku manywa na nijoro mu gihugu cy'u Rwanda uzaburinda. Wambwiye ko umwami Imana ukoresheje ijambo ryawe ryinshi mu bihugu by'abanyamahanga, ukoresheje umunyarwanda se cyangwa umunyafurika. Nuko rero kubw'iyi mpamvu ubu butumwa nibugere kuri buri muntu wese, kandi Data umuntu ubashije kubwumva umutima uhindukire. Wambwiye ko uciye mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo umunyarwanda wese uzabasha kumva umurindi wawe azabashe guca bugufi kandi amenye ko ari wowe uhatambutse. Nuko tugitegereje ineza yawe mu gihugu cy'u Rwanda, tugitegereje ko waturindira abantu ukaturindira n'umunyarwanda muri rusange. Dusengeye abanyarwanda bose kandi dusengeye igihugu cy'u Rwanda. Nyemerera kuko wambwiye ko umuyobozi ari wowe wamwimitse, ukambwira ko ari wowe wamukuye mu ishyamba, ukambwira ko ari wowe wamushumbishije abanyamahanga, ukambwira ko ari wowe wamuhaye inkoni. Nuko Uwiteka, nyemerera wongere umusange nk'uko wasanze uriya mwami. Uwiteka, umusange ku gisasiro mu buriri aho aryama. Uwiteka, ndakwemereye, nyemerera nkisohoka ngaho ugendane nanjye kandi ukorane nanjye iby'ubutwari. Unkomereza amaboko, mpagaritse impanuka mu mamodoka no mu magare. Uwiteka, ikinyabiziga cyose kiri muri uyu muhanda nakubonye muri iriya mpanuka mu gitondo, wagendanye nanjye kandi waturengeye, ari jyewe n'uwari umpetse waturengeye. Nyemerera n'ubundi ubwo ngiye guhaguruka nsubira ku icumbi ugendane nanjye, mbisabye nizeye izina rya Yesu, amen. Imana iduhana umugisha. Yego murakoze.